Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya gatatu cya Adventi, tariki 21 Ukuboza 2023. Ngaya masomo ari mu rukundo rw'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'indirimbo ihebuje, umutwe wa 2 umurongo wa 8 kugeza kwa 14. Ndumva ijwi ry'uwo nkunda, ngo yaraje arataka mu mpinga, arasimbuka imisozi. Uwo nkunda ameze nk'isha cyangwa ishashi y'impara. Dore nguyu ari inyuma y'inkike yacu, ararungurukira mu madirishya, arahengereza mu mbariro. Uwo nkunda yaterewe kuvuga, arambwira ati, haguruka nshuti, iyizire mwiza wanjye. Dore itumba rirashize, imvura irahise yaracitse, indabo zarakwiriye igihugu, igihe cy'inkera cyageze, ijwi ry'inuma ryumvikanye mu gihugu. Umutini waraturitse imbuto zawo za mbere, n'imizabibu yarahishije, iratama impumuro zayo nziza. Cyo haguruka nshuti, yizire mwiza wanjye. Kanuma kanjye kibera mu mitutu y'urutare, mu bwihisho bw'imanga, reka nirebere mu maso yawe, niyumvire n'akajwi kawe, kuko ijwi ryawe rishimishije, n'uburanga bwawe bugatera ubwuzu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 33. Nimukomere mu mashyi Uhoraho, nimumuririmbire indirimbo nshya. Nimusingize Uhoraho mucurange ikembe, munamucurangira inanga y'imirya 10. Nimumuririmbire indirimbo nshya, mumucurangire binoze muranguriye amajwi. Nyamara umugambi w'Uhoraho ugumaho iteka ryose, n'ibitekerezo by'umutima we bigahoraho, uko ibihe bigenda biha ibindi. Hahirwe hanga Uhoraho abereye Imana, hahirwa umuryango yitoreye ngo ubimbataye. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niyo buvunyi bwacu n'inga bidukingira. Ibyishimo biri mu mutima wacu niyo bikomokaho, amizero yacu akaba mu izina rye ritagatifu. Nimukomere mu mashyi Uhoraho, nimumuririmbire indirimbo nshya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 1 umurongo 39 kugeza ku 45. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya, aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye nyenderere. Dore mbancyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanye ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Iyibukiro rya kabiri mu mibukiro kwishima, Bikira Mariya ajya gusura Elizabeti mutagatifu, dusabe inema yo gukundana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristu akuzwe. Aha tugeze ni kuri Buri Munsi. Ngiye kubanza gusuhuza abantu babiri, nutyumva mu ntuze kundakarira. Ndasuhuza bitwa ba Rusofero, nongere nsuhuza bitwa ba Christophe. Rusofero bivuga utwaye urumuri, Lucifer, porte lumière. Naho Christophe bikavuga porteur du Christ. Abo ndabasuje ariko cyane cyane ntinda kuri Christophe utwaye Kristu. Iyo utwaye Kristu bigenza ute? Iyo utwaye Kristu hari ahantu utemereye kunyura. Iyo utwaye Kristu ugomba kwitwararika. Iyo utwaye Kristu ugenda wibombaritse, ugenda witonze, kuko nyine utwaye agakiza. Ba Christophe baje kubasuhuza. Aho muri ni mwubahwe. Utwaye urumuri, utwaye Kristu. Yibukiro rije ritwibutsa ko dutwaye Kristu, tugomba kumushyira abandi. Rero twibutsa ko Bikira Mariya atwaye Kristu nyuma yuko amaze kubwirwa ko azabyara umwana w'Imana. Amaze gusama, yihutiye kujya gusura Elizabeti. Nibyo turi kuzirikana. Amasomo kintu yacu duteguriye rero ntago ari kubuze kujya kure y'urukundo. Aho tujya kuzirikana ku ngingo igira iti, gushyira Kristu abandi. Baca umugani ngo ifu nibagara ubushuti n'akarenge. Bikira Mariya yarafashe nzira, afashe karenge ke, agiye kwa Elizabeti kujya kujya kumusura. Kubera iki? Kubera urukundo. Hari imvugo igira iti, umuntu atanga icyo afite. Birumvikana niba ufite umujinya, ukagira umushiha, ukagira urwango, ukagira uburozi, birumvikana bazagukoraho nabo bazabyandura. Nibyo uzahereza nyine abo ngabo bose uzasura,
cyangwa abazagukoraho cyangwa abo mugendana. Ariko nanone ku rundi ruhande niwe ufite amahoro, ufite ituze, ufite ineza, ufite ibyishimo, ufite urukundo. Aha, abo uzasura nicyo uzabashyira. Abo uzasura bazagira urukundo, abo uzasura bazabaho neza. Akaba umugabo wanditse ku rugi rwe agira ati, ugenzwa n'amagambo mabi ntakangerere mu rugo. Bishatse kuvuga ngo ugenzwa n'urwango nyaboneka rugumisha iyo ngiyo. Niba ufite urukundo injira iwanjye, kuko nanjye nkundana nyine. Ngo urwo rukundo tujya gutanganira Bikira Mariya yashyiriye Elizabeti, maze Elizabeti yuzura ibyishimo, kuko Bikira Mariya nyine nta kindi yari afite urukundo. Yaratwaye urukundo, yaratwaye Imana. Iyo utwaye Imana uyishyira abandi. Iyo utwaye nanone se kibi, ni nawe ushyira abandi nyine ya magambo mabi, ya magambo yo guteranya abandi, ukaza kuva mu rugo rw'abandi basandaje, mu gihe utwaye Kristu we ava mu rugo rw'abandi basangiye, akabasanganira bagasabana. Kubera iki? Kuko utwaye Kristu nyine abatwaye urukundo. Gushyira Kristu abandi, porter le Christ aux autres. Mu isomo rya mu gitabo cy'indirimbo ihebuje dukunze kumva gake iki gitabo, akenshi abasore n'abakobwa bakunze gukitwaza bagakora amahano n'amabi menshi bitwaje ngo barakundana. Nyamara iki gitabo cy'indirimbo ihebuje ntago ari cyo kivuga. Igitabo cy'indirimbo ihebuje gishushanya urukundo Imana ikunda abantu, gishushanya urukundo Kristu akunda kiliziya ye, Kristu nk'umukwe, kiliziya nk'umugeni we. Ariko by'umwihariko iri somo riraza gutwereka nyine urukundo. Ubwo tugiye guhinira urukundo mu bintu bine, urukundo ruri kwerekezaho. Icyambere, urukundo rurerekeza koko ku rukundo rw'umugabo n'umugore. Umugabo agomba gukunda umugore we, n'umugore agakunda umugabo we, magirirane mu rugo rwabo, urukundo rugasagamba mu rugo rwabo. Icya kabiri twakorekeza kuri urukundo, ni urukundo Imana ikunda Bikira Mariya, Bikira Mariya nk'umugeni we nyine, Bikira Mariya nk'umugore we uzabyara umucunguzi, uzabyara Imana. Aha gatatu urukundo twagorekeza rwo muri iki gitabo cy'indirimbo ihebuje, ni urukundo Imana ikunda umuryango wayo, Imana igakunda abantu, Imana igakunda abo yiremeye, ibiremwa byayo. Aha kane noneho ni urukundo Imana inkunda wowe nanjye, njyewe n'Imana. Imana irankunda uko biri kose, kuba ndahangaha nuko nyine Imana inkunda. Nawe rero uzirikane ko urwo rukundo rugomba kukugeraho, kuko Imana igukunda. N'ikimenyetso cy'uko Imana igukunda, iragusura, ikagusanganira, ikaguha ibyo ukeneye, ikakugirira neza, kuko igukunda. Aho nawe ujya ubona Imana mu buzima bwawe ije kugusura, ikoresheje bagenzi bawe, igatambuka mu muvandimwe wajya kubona ukabona aje agusura, kuko Imana igukunda, igatuma n'abaza kugusura. Wasanga Imana ijya gutuma ngo ujye gusura umuvandimwe ntube wagerayo, kuko nyine urukundo rwawe rwatangiye gukendera, urwango rwatangiye kwizingira mu mutima wawe, gira vuba uruvanemo. Niyo mpamvu Bikira Mariya rero n'urugero rw'urukundo dufata ushyira abandi urukundo. Ubwo twamwumvise muri Evanjiri agiye kwa Elizabeti, visitation, gushyira abandi Kristu. Hari ibihe bitatu tujya kuzirikana kuri Bikira Mariya muri Evanjiri. Ubwo ageze kwa Elizabeti, mbere na mbere amaze kubwirwa na marayika ko azabyara umwana w'Imana, annonciation, amaze kuzura, amaze kwakira Imana, amaze gusama. Aha kabiri, la visitation, noneho afashe nzira n'umuhate n'umwete, atitaye ku burebure bw'urugendo agiye gukora, kubera urukundo ashyira Elizabeti Kristu. Icya gatatu turizirikana kuri Bikira Mariya kuri urugendo rwe, nuko agezeyo n'impinduka muri urugo asuye, ibyishimo, amahoro, shalom, amahoro muri urugo, amahoro muri iyi nzu. Tukanazirikana ko iki ari igice cya kabiri cyandakuramutsa Mariya Elizabeti yavuze ari kwakira Bikira Mariya. Ngaba abantu basura abandi, uko biri kose uzana impinduka iyo ujya gusura umuvandimwe. Ushobora kuba amateranya igihe uzanye amagambo atari meza yo guteranya abandi, amagambo y'amahomvu, ariko nanone ushobora kuba umuntu w'umunyamahoro, aho gasakaza ibyishimo n'amahoro. Turazirikana ku byishimo bya Bikira Mariya yagejeje muri uru rugo rwa Zakariya na Elizabeti, ibyishimo bya bindi bita ibyishimo by'imbere, gaudete, kwishimira imbere. Hagiye kuba impinduka rero ku bantu batandatu baza kwakira ibi byishimo bose. Uwa mbere ni Elizabeti ndetse na Bikira Mariya, uwa kabiri ni Yosefu ndetse na Zakariya, kuko Yosefu tuzirikane ko bakundanaga na Bikira Mariya, byumvikane yari yamuherekeje, barajyanye muri uru rugendo bagera nayo. Abandi basigaye, uwa gatanu ndetse n'uwa gatandatu, ni Yezu ndetse na Yohani Batista, bagiye gusendereza ibyishimo,
biturutse kuri ibyishimo Bikira Mariya yari afite, ibyishimo bihise bisendera. Ntabwo ari aho biza kugarukira gusa, biraza kuza no kuba ari muri Yudeya bose, kuko Bikira Mariya yahatashye azanye iki? Azanye urukundo, azanye Yezu, azaniye Kristu. Abari aha ngaha muri Yudeya, natwe bikazatugeraho abatuye isi, kuko akuzuye umutima gasesekara ku munwa, kandi ngo ntawutanga icyo adafite. Bikira Mariya rero azanye amahoro, azanye ibyishimo, azanye urukundo, arusesekaje mu rugo rwa Elizabeti na Zakariya, rukaza gutsenda muri Yudeya yose, ndetse nawe nanjye bikazatugeraho kubera impuhwe z'Imana. Nawe uyu munsi uza gukora umwitozo, urebe ahantu wabaye Kristofori, aho watwaye Kristu. Iyo umukristu amaze guhazwa aba hihindutse Kristofe nyine, aba atwaye Kristu. Rero uritwararika nka Bikira Mariya, ukagenda wibombaritse kugira ngo Kristu nyine aganze iwawe. Iyo utwaye Kristu uritwararika. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukecuru witwaga Genereze, ngo yakundaga kwakira abana iwe bazaga kumusura. Byumvikane, abana hari ubwo basura umubyeyi baje kumuvomera, kumutahiriza udukwi n'utundi turimo twinshi. Ariko abana Genereze rero akaba yarabafunguriraga igihe bavuye ku ishuri, baje kumva saa sita, nuko bagatabwa kwa Genereze, akabakira neza, akabafungurira, akabitaho, akabagaburira. Umwaka urashira, imyaka 2 irashira, igihe kirekire abana baza kwa Genereze, ubundi akabakira, akabafungura, akabitaho, bakamererwa neza. Igero kimwe cyaje kugera bya bindi by'uko nyake batarara bushyitsi, ngo umwana umwe w'umukobwa ngo amaze gufungura kwa Genereze, ngo ahise mva mu nda hamuriye. Ubwo ageze iwabo, nyina abona ko Genereze amaze kumuroga, wa mwana mu nda hakomeza kumurya. Ubwo nyina afata icyemezo cy'uko ajye kugerageza Genereze arebe koko niba atari uburozi yahaye umwana we. Ngo n'umunsi ukurikiyeho wa mubyeyi abwira umwana we ati, ibigeza kuguhereza uze kubifata ubishyire mu rukoma, urukoma nirubabuka ubwo nyine buraza kuba ari uburozi, Genereze araza kuba ari gushaka kuduhekura. Wa mwana akora uko nyina yamubwiye. Ikindi gihe gikurikiyeho afata ibiryo Genereze aramaze kumuhereza abizingira mu rukoma. Uzi uko byaje kugenda se? Rwa rukoma ngo rwahise rubabuka. Rumaze kubabuka, aha, kabaye dore umurozi. Ubwo wa mwana w'umukobwa atangira no kubuza abagenzi be b'abakobwa kuzongera kujya kwa Genereze, kuko yari amaze kubona ikimenyetso. Nabo kandi yabarangiza kubaha ibiryo babishyira mu rukoma, rwa rukoma rukababuka. Ubwo babana bose niwabo bahita bacika kwa Genereze. Ariko aba bahungu bo, aba basore bo banga guhacika, bakomeza kwirira bya biryo. Uzi se ukuntu byaje kugenda? Mu gihe b'abakobwa bacitse kwa Genereze, cyo bikora banze kubwira aba basore, bishoboke ko babatinyaga. Abasore bakomeje kurira kwa Genereze, ariko abakobwa bose ntihajya n'umwongera kurirayo, kuko iyo babahaga ibiryo babishyira mu rukoma rukababuka, ati Genereze araturoza, agiye gutwica, aratumaze. Nk'uko abana bacitse kwa Genereze bamwe b'abakobwa, abahungu ariko bakomeza na n'ubu baracyarirayo. Abakobwa bacitseho burundu, kuko Genereze agira ate? Genereze yarabaroze, Genereze arabaroga. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Icyambere ni mu mutwe wa mubyeyi we. Iyo umaze kwishyiramo kubu ari uburozi, bwarangije kuba uburozi. Iyo umaze kwishyiramo ko uyu ari umuti, nawe wahise w'umuti, byarangiye. Ngaho se nawe tekereza uyu mwitozo wo kwa Genereze bivuga umuntu mwiza, ubundi wakagombye kugira neza, umugwa neza, la generosité, umuntu utangira abandi. Kuri ifoto y'uyu mukecuru Genereze ugiye ku karubanda ko ari umurozi. Ubundi usibye ko abantu tuzimura, ngaho nawe tekereza uyu muriro umubyeyi akongeje mu bana be ndetse no mu bandi b'abaturanyi, aba bakobwa, ko Genereze ari umurozi kubera ikimenyetso kimwe ahaye abana be, kandi kigafata kw'ibiryo. Iyo bishyize mu rukoma rukababuka, ngo wari uburozi. Wabwirwa n'iki se niba ibiryo bitari bishyushye? Niba se bishyushye wagize ngo ntibizababuka? Umwitozo nawe uzawukore cyangwa warawukoze, yuko ishyize ibiryo nyine mu rukoma cyangwa mu cyatsi, icyatsi nyine gihita kibabuka. Warangiza ngo uyu ni umurozi. Aha, ibyo biryo nubirya kubera ko warangije kwakira ko ari uburozi, bizakwica, mu nda hazakurya, mu mutwe hazakurya, kuko warangije kubyakira nyine ko ari uburozi, bitewe nyine n'icyo hakuye. Iyo ufite uburozi ukabushyira mu bandi, nabo bakira nyine uburozi. Iyo ubwiye abandi ati ibi ni uburozi, nabo bakabyakira, n'ubundi birangira nabo barozwe. Wagize ngo gupfa niba byegereje se?
none se kuki b'abahungu bo bakomeje kujyayo bo ntibagira icyo baba, kandi genero zarabagaburiraga ibiryo bimwe, ari abahungu ari abakobwa akabagaburira ibiryo bimwe mu biryo yatekeye mu nkono imwe? Aha, ikibazo kiri mu mutwe mwa babyeyi mwe, ni uko abantu benshi twagiye dupfa mu mutwe, abandi tugapfapfana. Iyo ufite urukundo utanga urukundo, iyo ufite amahoro utanga amahoro, iyo ufite uburozi nabwo utanga uburozi, ariko waba ufite umuti nabwo nyine ugatanga umuti. Ntawe utanga icyo adafite. Ni nabyo Yezu Kristo yavugaga ati igiti cyiza cyera imbuto nziza, n'igiti kibi nacyo cyera imbuto mbi. Nk'uko tugomba gushyira Kristo abandi, tuba abantu beza. Iyo umuntu arangije kwakira Yezu aba umuntu mwiza, kuko Bikira Mariya aba umuntu mwiza, arahinduka akagira ishyaka, akagira umwete, bityo agasanga abandi abashyiriye Kristo. Iyi vanjiri la visitation irerekeza kuri misa ntagatifu. Ubwo tuza mu misa tukakira ijambo ry'Imana, burya reba ari kugenda riduhindura, ko tugenda turirimba mu misa biri kuduhindura, uko twicuza ibyaha, uko twakira Imana mu ijambo ryayo. Noneho kubw'inunduro igitambo cy'Ukarisiya, igihe tumaze kugitura, tumaze kwakira Yezu mu n'amaraso bya Kristo tukamuhabwa, burya bifite ukuntu Yezu ahita duhindura, tugahinduka ukundi. Twamara guhinduka ukundi, nuko misa yarangira, ite misa est, noneho tukajya mu butumwa tugashyira Kristo abandi. Ngurwo urugendo umukristo akora iyo yaje mu misa. Yezu arangiza amubwira ati shyira abandi urukundo, shyira abandi amahoro. Ni nk'urwo rugendo Bikira Mariya yakoze ajya gusura Elizabeti mutagatifu. Aha, niba uvanye ibitekerezo byiza mu misa, nibyo uzashyira abandi. Niba Kristo ariyo mwahuye, niba uzashyira abandi. Ariko ushobora no guhahura na sekibi bitewe n'uko utakiriye Kristo wahawe, bitewe n'uko utakiriye ijambo rya Kristo wumvise. Nuko rero wagera hirya ugatangira ugakubita abandi, wagera hirya ugatangira ukabwira abandi nabi, kandi wari uvuye mu misa, kandi byaba wari uvuye gusenga, ariko igihe cyawe cyo kuva gusenga nibwo ugira umujinya, nibwo urakara, nibwo ucura imigambi mibisha. Kandi mwahuriye n'abandi mu masengesho, muri groupe de prière, muri vepre, muri road, mu misa mwasenganye n'abandi, ariko wowe ukaza gutaha uri kwabibamo uburozi, amagambo mabi, ukaza gutaha uri kuvuga ibishenzi, amagambo y'urukozasoni, kandi wahawe Yezu mu munwa umwe. Aha, umunwa wakiriye Kristo umuvandimwe ntabwo uvuga amagambo y'ibishenzi. Amaboko, ibiganza byakoze kuri Yezu ntibikorakora, ntibyongera kujya mu ngeso mbi, ahubwo ukomeza gushyira Kristo abandi kugira ngo nawe bamererwe neza. N'urukundo wahawe Yezu Kristo, kandi akomeze kukugira neza. Twitoze kwita kuri misa, twitoze kumva misa n'umutima wacu wose, kugira ngo Kristo atambuke mu bitekerezo byacu, abisukure, maze natwe tuze gushyira abandi nyine ibintu binoze, ibintu bifite ubuzima, ibintu bifite ireme. Kuko Bikira Mariya nawe umumarayika wa Nyagasani amaze kumubwira, Imana amaze kumwinjira mu roho w'Imana mwijemo, n'ibyo avuga byose biraza kuba byuzuye roho mutagatifu. Umwuka w'Imana uraza kuba umurimo nyine. Nawe muvandimwe, ese misa yirangiye, nawe wumva ufite imbaraga, ufite ishyaka yuko Kristo yatashye iwawe, nawe uhinduka Kristofori, cyangwa uhinduka ukundi ugahindana? Kandi byaba uyu munsi mfata umugambi wo kumva misa nyishyizeho umutima, nongere mfata umugambi nanone wo gushengerera, gusura Yezu kenshi, Yezu umeze nka generoza, Yezu umpereza ingabire ze, Yezu umpunda imigisha ye, njye musura kenshi, kandi Yezu azampa ubuzima. Naho ubundi wowe utamusura wasanga waraparitse uvuga uti n'ubundi kwa Yezu ntacyo nahakuye, kwa Yezu iyo ngiyeyo mu nda harandya, ukumva ubihiwe, ukumva urarambiwe nk'aho mubyeyi ubwira umwana ati kwa generoza bararoga. Wasanga nawe uri nk'umukristo, impamvu udakandagira kwa Yezu ni uko hari ibyo Yezu ataguha, ukajya ufata Yezu nk'umurozi, kandi Yezu ari Imana itugira neza. Gusura Yezu kenshi mu gushengerera, gusura Yezu kenshi mu isakamento y'Ukarisiya, iminota 5, 10, 20, bitewe n'ubushuti mufitanye nyine. Ifu nibagara ubushuti n'akarenge. Ese njya gusura Yezu ryari? Visite au Saint-Sacrement. Ndifuza gusoreza ku magambo meza mutagatifu Yohani Mariya Vianney adushishikariza kumva misa n'umutima wacu wose. Ubwo avuga ati numva mu misa bagakubaza noneho ikiri gutuma ugenda wibombaritse, umeze neza, ukeye, uvuga neza, ngo byagenze bite? Witwaye neza, byagenze bite? Uzasubiza uti ntwaye Kristo, ntwaye ijuru, ntwaye ubuzima, ntwaye rumuri, ntwaye Kristo. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha.
Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.